Mwaramutse nanone, mbahaye ikaze kuri uyu muyoboro mumaze kumenyera, umuyoboro wa Oasis Official Rwanda. Mumaze kumenyera ko tubagezaho byinshi bitandukanye, cyane cyane ibirebana n'amategeko, yaba mashya cyangwa se n'amazeho igihe. Tukagerageza kubasobanurira, tuzamura n'imyumvire ku mategeko, kugira ngo umuntu ajye amenya itegeko rimurengera cyangwa se ingingo zimurengera mu itegeko runaka. Ndabashimiye rero mwese mwakomeje gukurikira uyu murongo, turabibona ko mudukurikira kandi tubashimira ko mutugaragaza ko mubyishimira. Aho muri hose rero mu mpande zose z'isi, reka mbahe ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Ikiganiro cy'uyu munsi turaza kuvuga ku bijyanye n'irangizwa ry'imanza. Irangizwa ry'imanza ni igice gikomeye cyane mu butabera, ni igice cya nyuma cy'ubutabera, igice twakwita ko ari nk'umutima w'ubutabera, kubera ko nicyo gice gitangirwamo ubutabera bwa nyuma. Ariko nabyita ko iyo urubanza rwarangijwe kuburanishwa, rukaba itegeko ntirurangizwe, muri make ntacyo ruba rumariye urufite. Ariyo mpamvu ngiye kugaruka kuri iki gice, kuko abantu benshi bahura no kutamenya icyo bakwiye gukora mu gihe bamaze kuburana. Reka rero uyu munsi mbive imuzi, mbabwire ibijyanye n'uko imanza zirangizwa cyangwa se inyandiko mpesha. Inyandiko mpesha ntabwo ibishyirwa mu bikorwa gusa ari imanza zaciwe mu rukiko, ahubwo hariho n'izindi nyandiko twita inyandiko mpesha ziteganywa n'itegeko, nazo ndaza kuzibabwira. Uyu munsi rero iki kiganiro cyacu kijyanye no kurangiza imanza, ndagira ngo mubwire ko kurangiza imanza biteganywa n'amategeko, ndetse nyamukuru itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, cyane cyane mu ngingo y'ijana na mirongo itanu na kabiri agace ka D. Agace ka D kavuga ko ibyemezo by'ubucamanza bigomba gushyirwa mu bikorwa n'abo bireba bose, zaba inzego z'ubutegetsi bwa leta cyangwa se abantu ku giti cyabo. Ntibishobora kuvuguruzwa keretse binyuze mu nzira no mu buryo biteganywa n'amategeko. Iryo ni itegeko nshinga mu ngingo y'ijana na mirongo itanu na kabiri, abashobora kurisoma bazabibonamo. Iryo ni ishingiro ry'andi mategeko yose. Hanyuma kandi hakaba n'itegeko bita CPCC SA mu magambo magufi, ariko ni itegeko nomero 22/2018 ryo kwa 29 z'ukwa 4 2018, mu ngingo zihera kuri 135 kugera ku ngingo ya 165. Izo ngingo nizo zivuga uko ibijyanye no kurangiza imanza bikorwa, byubahirizwa, ibikurikizwa byose. Urebye muri iryo tegeko, ukunda kuryita itegeko ry'imbonezamubano mu magambo yumvikana ku bantu batumvise impine navuze. Itegeko ry'imbonezamubano cyangwa se ry'imanza mbonezamubano, harimo iz'umurimo, iz'ubutegetsi, iz'ubucuruzi n'iz'umuryango. Iryo ni itegeko rigenga izo ngingo navuze, rijyanye n'uburyo imanza zirangizwamo. Navuze guhera ku ngingo ya 235 kugera kuri 265. Ni itegeko nomero 22/2018 ryo kwa 29 z'ukwezi kwa 4 2018. Urishatse mu buryo ubwo ari bwo bwose, ku bashobora kugera kuri internet baribona bakasoma izo ngingo, akamenya igihe ufite urubanza ubyitwaramo gute, ubigenza gute kugira ngo urwo rubanza rurangire. Uretse rero ayo mategeko, hari n'amateka ya minisitiri yagiye ashyirwaho kugira ngo asobanure neza kurusha uko irangizwa ry'imanza rikorwa. Hari nk'iteka rya minisitiri nomero 5 ryo muri 2020 ryo ku itariki 12 z'ukwa 5 2020. Ni itegeko rishyiraho uburyo imanza cyangwa inyandiko mpesha zirangizwa mu buryo bw'ikoranabuhanga. Hakaba n'amabwiriza y'umwanditsi mukuru muri RDB, dukunda kwita RG. Umwanditsi mukuru nawe hari ibyemezo afata, ariyo mpamvu ibyemezo cyane cyane birebana n'ingwate za banki cyangwa se n'ingwate z'abandi bantu bazandikishije kugira ngo bibe ingwate y'ufite umwenda. Ayo mabwiriza nayo akubiyemo uko ingwate zigurishwa cyangwa se uko bigenda kugira ngo ingwate igurishwe hishyurwe umwenda wa banki cyangwa se w'ikigo.
Mbabwiye rero hari iryo teka rya minisitiri ryo ku itariki nomero 5 zo ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatanu 2020 rikubiyemo uko irangizwa ry'inyandiko mpesha rikorwa mu buryo bw'ikoranabuhanga. Naryo warishaka ashobora kurishaka mu buryo bw'ikoranabuhanga cyangwa se akanatubwira tukabimwoherereza mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ubwo rero navugaga ko kurangiza imanza cyangwa inyandiko mpesha bifite umurongo w'amategeko abiteganya. Noneho rero mbabwire ese icyo wita inyandiko mpesha ni igiki? Inyandiko mpesha dushobora kuba urubanza rwaciwe mu rukiko ariko rukaba inyandiko mpesha rumaze kujyaho inyandiko mpuruza cyangwa kashe mpuruza. Icyo gihe urwo rubanza rwaciwe n'urukiko ruba rubaye inyandiko mpesha. Hari imyanzuro y'abunzi. Imyanzuro y'abunzi nayo igejeje igihe ishyirwaho kashe mpuruza nayo ikabibaye inyandiko mpesha. Inyandiko yakorewe imbere ya noteri irimo abajyanye amasezerano cyangwa se amasezerano yo kwa noteri ariko agaragaza uko abantu bazikiranura nibiba ngombwa. Iyo nyandiko nayo yishyizweho kashe mpuruza ibaye inyandiko mpesha. Hakaba amasezerano y'ubwikiranure abantu bagirana hagati yabo, nayo ni amasezerano abantu bakorana bakagaragazamo uko bazikiranura haramutse havuze ikibazo. Ayo nayo ashyirwaho kashe mpuruza hanyuma akaba inyandiko mpesha. Hari ibyemezo by'inzego zitandukanye zabiherewe ububasha, twavugamo nka RDB, umwe twavuze umwanditsi mukuru ushobora gufata icyemezo kandi kigashyirwa mu bikorwa mu buryo bw'inyandiko mpesha. Hari Rwanda Revenue nayo hari ibyemezo ishobora gufata nabyo bikaba byahinduka inyandiko mpesha. Hari inzego nyinshi zibyemerewe. Umuvunyi, hari ibyemezo ushobora kuva ku muvunyi nabyo bikaba inyandiko mpesha. Izo rero biri mu byo twita inyandiko mpesha. Hari kandi amasezerano yo kugirana nayavuze n'ibyemezo bifite by'inzego zifite ububasha zabiherewe ububasha nabyo nabivuze. Izo zose ni inyandiko mpesha. Reka rero noneho tuvuge uko bigenda cyangwa se inzego zishinzwe gushyira mu bikorwa inyandiko mpesha. Inzego zifite gushyira mu bikorwa inyandiko mpesha nazo ziteganywa n'itegeko, cyane cyane rya tegeko nababwiye ry'imanza mbonezamubano. Muri za ngingo nababwiye harimo rero abahesha b'inkiko. Abahesha b'inkiko b'umwuga bafite ububasha bwo gushyira mu bikorwa inyandiko zose mpesha, nta mupaka bafite. Ari nabo usanga nyine barangiza inyandiko mpesha nyinshi, zaba iz'inkiko, zaba iz'abunzi ndetse na bya byemezo byose twavuze. Ariko itegeko rivuga n'abandi bahesha b'inkiko batari ab'umwuga. Abahesha b'inkiko batari ab'umwuga harimo reka duhere ku rwego rw'akagari. Umuyobozi cyangwa executive w'akagari ni aba ari umuhesha w'inkiko utari umwuga, iyo yabyemerewe n'urwego rubishinzwe cyangwa se minijiste. Hakaba umuyobozi w'umurenge, executive w'umurenge, nawe ni umuhesha w'inkiko utari umwuga, nawe yemerewe gushyira mu bikorwa inyandiko mpesha ariko zitarenga mu rukiko rw'ibanze. Hakaba umuyobozi cyangwa se executive w'akarere, nawe ni umuhesha w'inkiko utari umwuga, nawe ashyira mu bikorwa ibyemezo by'inkiko nk'umuhesha w'inkiko utari umwuga. Hakaba umuyobozi wa gereza. Umuyobozi wa gereza azamo gute rero? Ashyira mu bikorwa ifunga n'ifungura. Icyo gihe aba ashyize mu bikorwa icyemezo cy'urukiko. Kugira ngo hari abatari babisobanukiwe, ariko burya iyo umuyobozi wa gereza agufunguye aba asize mu bikorwa icyemezo cy'urukiko. N'iyo agufunze aba asize mu bikorwa icyemezo cy'urukiko. Niyo mpamvu nawe ari umuhesha w'inkiko utari umwuga, nawe ushyirwaho n'iryo tegeko twavuze. Hari kandi n'abandi bantu bashyirwaho na Minisiteri y'Ubutabera, abo nabo bafite uko itegeko ribateganya, ariko abo dukunda kubona cyane ni abo ngabo. Uburyo rero imanza zirangizwamo nabyo reka mbivugeho, cyangwa se inyandiko mpesha. Inyandiko mpesha rero imaze kuyibona muri za nyandiko zose twavuze ukaba uyifite, hari uwo baba bibaza ngo ese ko naburanye urubanza nkarutsinda, ko naburanye mu bunzi, ko mfite amasezerano kwa noteri, nzarenganwa gute? Akanya rero
wumve iki kintu kandi kirareba yaba wowe watsinze urubanza ndetse nawe warutsinzwe, kubera ko kuba waratsinzwe urubanza cyangwa wararutsinze ntibiba birangiriye aho ngaho, kandi mwese murebwa n'iryo rangizo ry'urubanza cyangwa se inyandiko mpesha, mwese birabareba. Ukimara rero kuba ufite inyandiko mpesha, ikintu cya mbere ukora, inyandiko mpesha itakijuririwe, tuvuga urukiko, urubanza rwo mu rukiko rutakijuririwe, rumaze iminsi 30 rwarakaswe rutakijuririwe, rutarasubirishijwemo, cyangwa se umwanzuro w'abunzi nawo utarajuririwe, utaranasubirishijwemo cyangwa utambamirwe, iminsi 30 yishize uteresha kashe mpuruza, bica mu ikoranabuhanga. Mu biganiro bizakurikira tuzabigisha uko bikorwa, ariko uyu munsi ndi kubasobanurira muri rusange uko bikorwa. Usaba kashe mpuruza binyuze mu ikoranabuhanga. Kashe mpuruza rero imaze kuyibona biciye mu ikoranabuhanga, iyo ari urubanza rwaciwe ababuranyi bahari, icyo gihe ruhita rukomeza kurangizwa na kashe mpuruza itijyaho. Ariko yo rwaciye ababuranyi badahari, utangirira ku kumenyesha imikirize y'urubanza uwaburanye adahari. Kumenyesha imikirize y'urubanza uwaburanye adahari n'uburenganzira bw'uwatsinzwe cyangwa se umuburanyi, kuko aba agomba kumenyeshwa imikirize y'urubanza. Ibyo rero birangiye nabyo bifite uko amategeko abiteganya, ukabona kashe mpuruza. Iyo kashe mpuruza yibonye mu gihe cy'iminsi 30, wa wundi watsinzwe urubanza afite amahirwe, afite n'uburenganzira bwo kurangiza urubanza ku neza, kwegera uwamutsinze akamubwira ati ko twaburanye ukaba waransinze, ndagira ngo ngusabe unyemerere kire mu bikorwa urubanza ku neza. Icyo gihe bashobora kumvikana mu biyo w'amasezerano yanditse, bakumvikana uko bizarangira, niba ari amafaranga yishyurwa akishyurwa mu biciro, niba ari cyo agomba kumuha umutungo utimukanwa cyangwa se imukanwa akabimuha, nta wundi muntu wijemo. Reka tuvuge ko rero byanze cyangwa se uwatsinzwe urubanza abyirengagije. Icyo gihe uburenganzira bw'uwatsinze urubanza bumuganisha kureba za nzego twavuze hejuru: umuyobozi w'akagari, executive w'akagari, executive w'umurenge, executive w'akarere, n'abandi twavuze, cyangwa se umuhesha w'inkiko w'umwuga. Abo bose bafite inshingano zo kurangiza imanza mu gihe babisabwe n'uwatsinze. Icyo gihe rero nta kindi akora uwasabwe kurangiza urubanza, atangira imihango yo kurangiza urubanza. Imihango yo kurangiza urubanza itangirana n'inyandiko iteguza uwatsinzwe, ikamusaba kugaragaza imitungo ye, uko imitungo ye izavamo ubwishyu. Inyandiko dukunda cyangwa se ikunda gutangwa, ikaba itangwa mu gihe cy'amasaha 24. Uyihawe mu masaha 24 aba afite inshingano yo kugaragaza umutungo we uzavamo ubwishyu. Ndagitsindagira cyane kuko abenshi batsindwa bakunda kubikerensa ntibabyiteho, akumva ko kuba yandikiwe yaha amasaha 24 ntacyo bivuze. Ariko babwire ko iyo udafashe ya nyandiko wandikiwe n'umuhesha w'inkiko akubwira ngo mu masaha 24 ugomba kuba unyeretse ahazava ubwishyu, icyo uba ushobora gukora ni ukumusubiza, ukamwandikira ukavuga uti imitungo yanjye ni iyi n'iyi, ihereye aha n'aha, kuko niko aba yagusabye, ariko nujya kugurisha uzahere kuri uyu n'uyu, uzahere kuri uri bunaka, uvuga ibirango byawo. Mu gihe utabivuze rero, itegeko riha umuhesha w'inkiko ububasha bwo kuwishakira wa mutungo. Ntabwo umutungo w'umuntu ushobora kubura, kuko imitungo iba yanditse mu ikoranabuhanga. Hari ikigo gishinzwe gucunga imitungo, inzego zose zibifite ububasha zishobora gukorana. Niyo mpamvu n'umuhesha w'inkiko yandikira ikigo cy'ubutaka akagisaba kugaragaza imitungo yawe hifashishijwe irangamuntu yawe, ni mu gihe agaragaza ko urubanza rugeze igihe cyo kurangizwa. Ikigo cy'ubutaka kirabikora, kikamusubiza, kikamuha urutonde rw'imitungo yawe bifite. Ntibivuze ko hari n'abayihisha, hari abayihisha, ariko nabo mbibutse ko guhisha umutungo ariko aramaze gutsindwa urubanza cyangwa kubikuraho ntacyo bimaze, kuko ya mitungo iragaruzwa byanze bikunze. Itegeko naryo riha ububasha inzego zo kugarura wa mutungo, kuko umutungo nyine ntabwo wawimukana, uguma aho uri. Icyo ukora ni ukuvana ku muntu umwe uwushyira ku wundi, kandi nabyo bigaragara igihe byakorewe. Iyo bigaragaye ko wabikoze mu kuwuhisha, inzego zifite ububasha bwo kugarura kuri wowe, wa mutungo ukagurishwa ugakurwa mu bwishyu. Niyo mpamvu igihe watsinzwe ntabwo ari ngombwa kwirirwa ubunza imitima ujya gushakisha ibintu hirya no hino,
emera ushyire mu bikorwa icyemezo cy'urukiko, ndetse byaba byiza ugishyize mu bikorwa ku neza yawe. Reka dukomeze rero, mu gihe wanze kubikora ku neza, bakwandikiye ya nyandiko y'amasaha 24 bakunda kwitwa komandoma, warangiza cyangwa itegeko ryishyuza wabikora, warangiza ntuyihe agaciro. Umuhesha w'inkiko akoresha ububasha ahabwa n'itegeko, akaba yasaba imitungo yawe akayibona, akayifatira mu buryo nta kintu ushobora kuyikoresha. Yamaze kuyifatira cyangwa kuyishinganisha, we ahitamo uwagurisha abona wava mu bwishyu. Niyo mpamvu ushobora kuvuga ngo none se ngo ko baje kugurisha ngo inzu yanjye ntuyemo, kuki batagiye kugurisha ahandi hantu, ngo mfite ishyamba cyangwa ngo mfite umurimo. Ariko uburenganzira nibo buba bwiyambuye, kuko wanze kugaragaza aho umutungo wawe uherereye n'uwo bazahera bagurisha. Ni wowe wiyambuye uburenganzira. Nubona rero umutungo wabagurishije bahereye ku mwiza cyane kurusha iyindi, ntuzarenganye umuhesha w'inkiko, kuko nawe aba akeneye kugira ngo akazi ke karangire vuba. Nta nubwo abazi niba ari wo umutungo ufite cyangwa ufite n'iyindi, nta nubwo abazi ko ari wo shingiro ry'ubuzima bwawe. Ariko icyo nzi cyo ni uko iyo utamweretse icyo azakora, we akora icyo abona cyamufasha mu kazi ke. Aho rero niho ibibazo bitangira kuvukira, ugatangira kujya wahaguruka ngo noneho ngo reka nishyure ku neza, ariko nyamara ineza ntibikirimo, kuko uba watumye biba ku ngufu. Ariko ku bahesha b'inkiko cyangwa se ku bandi bafite umutimanama, hari igihe babikwemerera, bakakwemera ko noneho ushobora gutanga ubwishyu bwawe, ariko ukishyura n'ibimaze gukoreshwa kuri wowe. Kuko nyuma yo gushinganisha umutungo, umuhesha w'inkiko akoresha igenagaciro rya wa mutungo, nabyo biriteganywa n'amategeko, kugira ngo hatazavaho gupfobya umutungo wawe. Igenagaciro ukarimenyeshwa, ugahabwa ndetse n'igihe cy'iminsi iteganywa n'itegeko, ariko ni 15 yo kuba wasubirishamo ipimwa ry'umutungo, contre expertise. Ukavuga uti agaciro mwamuhaye, nahaye umutungo wanjye ndabona ari gatoya, reka kongerwe, cyangwa se ni kanini cyane, reka kagabanyuke. Icyo gihe iyo birangiye, ya magenagaciro yombi aragereranwa, hagakorwa impuzandengo, umuhesha w'inkiko akagendera ku giciro cya mwayene cyangwa se impuzandengo. Icyo gihe rero igenagaciro rimaze gukorwa, urumva batanzwe amafaranga, hari urugaga rw'abagenagaciro rufite ukuntu rwagennye ibiciro, ayo mafaranga ari kwiyongera kuyo uzishyuza. Umuhesha w'inkiko rero aba ageze igihe nanone cyo kuba yateza cyamunara umutungo wawe. Yateza cyamunara umutungo, ategura amatangazo akayashyira mu ikoranabuhanga. Bwibutse ko ibintu byose bijyana no kurangiza urubanza bikorerwa mu ikoranabuhanga, kuva urubanza rwinjiye mu rukiko kugeza rurangizwe bikorerwa mu ikoranabuhanga. Nababwiye iteka bigena uko bikorwa. Iryo koranabuhanga rero ryitwa ICMS, naryo ndabararikira kuzakurikira inyigisho yaryo ko nzayibategurira. Ntabwo wamenya ibi ngibi utazi no gukoresha ibintu mu ikoranabuhanga. Muri make rero, iyo umuhesha w'inkiko amaze gutegura itangazo, ashyira kuri cyamunara, bikajya mu ikoranabuhanga, umuntu aho ari hose akaba yabona uwo mutungo uri kugurishwa, agashyiramo igiciro cye akawugura. Ugura rero niwe ugena igiciro, nubwo hari igenagaciro. Akunda kuvuga ikibazo cy'uko ngo abantu batesheje agaciro umutungo wa runaka, bakavuga ngo bawuguze kuri makeya, ariko mu by'ukuri ntago ari ikosa ry'umuhesha w'inkiko, ntago ari uruhare rw'umuhesha w'inkiko, ahubwo wowe nyine umutungo ufite inshingano zo gushaka umukiriya cyangwa se umuguzi watanga amafaranga menshi, ugomba kwamamaza. Iyo ubyihoreye rero, ugura niwe ugena igiciro. Iyo igiciro kiri mu ikoranabuhanga, ikoranabuhanga reba igiciro kiri mu ikoranabuhanga kinini kurusha iby'abandi. Cyakora nyiri umutungo afite uburenganzira bwo kwanga cya giciro inshuro ebyiri ziteganywa n'itegeko. Hari inshuro ya mbere mu ikoranabuhanga, nibutse ko n'urangirizwaho urubanza cyangwa watsinzwe afite uburenganzira bwo kwinjira muri rya koranabuhanga, kuko urangiza urubanza aba yamuhuje naryo. Mu munyandiko ya mbere aguha harimo no kugusaba ngo ngaragariza adresse yawe ya email ihuje n'ikoranabuhanga rirangizwamo imanza, ngo uhuze n'urubanza rwawe, ujye ukurikirana uko urubanza rurangizwa. Ari nabyo bizaguha uburenganzira cyangwa se ububasha bwo kwanga igiciro. Kwanga igiciro mbabwire bikorwa kabiri. Ku nshuro ya mbere ya cyamunara,
urangirizwaho urubanza ashobora kuvuga ati ndabona igiciro ari gitoya akacyanga. No ku nshuro ya kabiri nabwo ashobora kucyanga mu gihe kitageze kuri 75%. Ariko inshuro ya gatatu ntabwo ushobora kwanga igiciro. Igiciro kinini kiri mu ikoranabuhanga rirangirizwamo imanza nicyo systeme yemeza, ubwo watanze ayo mafaranga cyangwa icyo giciro akaba ari gukana umutungo byanze bikunze. Mu gihe rero hakurikijwe amabwiriza yose, amategeko yose agenga irangizwa ry'imanza, uwo mutungo wagurishijwe burundu. Icyakora urangirizwa urubanza cyangwa ugurishirizwa umutungo, iyo abonye ko hari amakosa yakozwe mu gushyira mu bikorwa icyemezo cy'urukiko cyangwa inyandiko mpesha hatarubahirijwe procedure cyangwa se n'amategeko, ashobora kubiregera urukiko narwo muri za ngingo nababwiye. Itegeko rirabiteganya, biteganya ko ushobora kuvuga ngo hari ibitarubahirijwe bityo cyamunara ntihagarikwe cyangwa niteshwa agaciro. Ibyo ni uburenganzira bw'ufitemo inyungu wese, cyangwa umutungo wagurishijwe si uwishyuzwa, nabyo bijya bibaho. Ibyo byose rero urukiko rubisuzumye rugasanga cyamunara yakozwe mu buryo budakurikije amategeko, ishobora guteshwa agaciro ikazongera gukorwa, kuko hari abaharanira gutesha agaciro cyamunara ariko ari icyo bagamije gusa, ariko bamenye ko ibizongera igakorwa neza. Kiba kigamijwe no kugira ngo uwatsinze urubanza abashe guhabwa ubutabera bwuzuye harangizwa urubanza. Iyo rero birangiye, cyamunara irarangiye, hakorwa raporo ziteganywa n'itegeko, hari inyandiko ziteganywa n'itegeko zigashyikirizwa uwaguze umutungo mu cyamunara, hanyuma amafaranga yavuyemo akagabanywa bahereye ku byakoreshejwe, akishyurwa ibyakoreshejwe, igihembo cy'umuhesha w'inkiko. Bibutse ko ibyo byose byongerwa ku mafaranga cyangwa se ku cyishyuzwa wa muntu watsinzwe urubanza. Impamvu ari byiza kurangiza urubanza ku neza ni uko iyo utabikoze ku neza hiyongeraho ikiguzi kinini cyane. Hariho guhemba umuhesha w'inkiko, hariho kwishyura amatangazo, amafaranga y'amatangazo, hariho amafaranga y'igenagaciro. Ibyo byose biraza bikiyongera kuri cya kindi wishyuzwa. Niba yishyuzwaga amafaranga runaka wenda 5,000,000, iyo ubikora ku neza wari kwishyura 5,000,000 gusa, ariko nubikora bibayeho agahato uzishyura wongeyeho igihembo cy'umuhesha w'inkiko, amagenagaciro n'amatangazo, biragenda bibe byinshi cyane. Cyamunara ishobora no kuba inshuro imwe, ebyiri, eshatu, ikongera igapfa, ikongera igatangira, byose biragenda bijya kuri wowe. Ntabwo ari ngombwa rero ko utegereza ibyo byose. Icyiza ni uko washyira mu bikorwa icyemezo cy'urukiko hakiri kare utari wagera kuri ibyo byose, ariko akenshi niko birangira. Nibutse rero ko nari ngeze ko iyo amafaranga yamaze kuboneka cyangwa se ikindi cyateganijwe, bishyikirizwa uwatsinze agahabwa amafaranga ye. Noneho hamaze gukurwamo n'ibyakoreshejwe byose, asigaye agashyira kuri konti ya nyiri umutungo. Ashobora kuyemera cyangwa ntayemere, abenshi ntibajya bayemera. Iyo utayemeye rero ashyirwa kuri konti yateganijwe na minijisite, ishyirwaho amafaranga yanzwe na ba nyirayo. Amafaranga aragenda akajya muri iyo konti, igihe wazashakira ukajya kuyareba. Hari n'abatajyayo nyine akazaheramo. Urumva rero turabashishikariza ko mwajya mushyira mu bikorwa ibyemezo by'inkiko nta gahato kajemo, kuko bitera ingorane nyinshi. Urumva rero ku bajyanye n'abibazaga ko imanza zirangizwa cyangwa se inyandiko mpesha, umurongo ni uwo nguwo. Bitangira nk'uko nabibabwiye, ufite urubanza watsinze ukazashyiraho kashimuruza, ukazareba umuhesha w'inkiko agakora ibyo agomba gukora, ariko ntihagire uzicana urubanza yabuze uko abigenza. Inzira niyo ngiyo kandi iteganywa n'amategeko, kuko urubanza rutarangijwe mu by'ukuri uwatsinze urubanza ntacyo biba bimumariye, nta butabera aba yabonye. Ndabashimiye cyane rero ko mwakurikiye iki kiganiro. Harimo inyungu nyinshi kurangiza imanza, kuko bitanga ubutabera bwuzuye, bituma inkiko zigirirwa icyizere, bituma n'abantu bishimira nyine ubutabera. Imanza zicibwa zikanarangizwa bituma abantu bishimira ubutabera bw'igihugu, kandi leta rwose yarabishyigikiye ishyiraho amategeko. Niyo wenda twavuze ku bijyanye n'amafaranga, ariko hari n'imitungo itimukanwa. Imitungo itimukanwa ari nko kuwihabwa utsindiye, tuvuge watsindiye umurima cyangwa inzu, nawo amategeko afite uko bigenda.
Reka dutange urugero ku nzu. Iyo umuntu yatsindiye guhabwa inzu ye ariko ikaba ituwemo n'abandi bantu, ashobora kwibaza ngo se nzabigenza gute kugira ngo aba bantu bave mu mutungo wanjye cyangwa natsindiye? Biroroshye n'ubundi inzira ni yayindi, bishobora gusabwa ku neza ntibikorwe, byakanga bigakoreshwa abahesha b'inkiko. Umuhesha w'inkiko icyo akora nawe ategura watsinzwe, akamumenyesha ko agomba gutanga umutungo w'abandi mu gihe runaka ku neza. Igihe cyose bitangira ari ukwinginga, ariko iyo birangiye umuhesha w'inkiko yitabaza inzego, kubera ko nk'uko mwabyumvise inzego zose zihamagariwe gutera inkunga ubutabera no gufasha mu kurangiza imanza. Yiyambaza urwego rwa polisi y'igihugu, akarwandikira akarumenyesha ko ashaka gushyira mu bikorwa, akarusaba kuzamuherekeza mu gushyira mu bikorwa icyo cyemezo. Igihe kigeze rero polisi iraguherekeza, mukagera hahandi harangirizwa urubanza. Niba ari inzu, mugasaba nyirayo ko yava mu iyo nzu, uyirimo yava mu iyo nzu ku neza, ariko akenshi barabyanga bakumva ko bidashoboka. Icyo gihe rero umuhesha w'inkiko afite uburenganzira, yifashishije izindi nzego, zo kwica inzugi za ya nzu, agasohoramo ibirimo byose akabishyira hariya, agafata inzu akayikinga cyangwa akayihereza nyirayo akayikinga, nyirayo agashyiraho umuzamu, wowe ukajya hanze ukumva nyine birababaza umutima, birumvikana, ariko niwe wabyihamagariye. Ariyo mpamvu udakwiye gutegereza ko ibyo bintu bikubaho. Niba ubona ko inzego zifite ububasha, ibintu biteganywa n'amategeko zaje, tanga iby'abandi ku mahoro, ureke kwiyandagaza. Ndumva ari bwo buryo bwiza, kuko byanze bikunze n'ubundi bishyirwa mu bikorwa, wabyanga wabyemera. Nyiri ugutsindira inzu akayihabwa akayijyamo, wowe ukagenda ukajya gushaka hano uba. Ushobora kuba utanahafite, leta ni umubyeyi, ushobora kwegera leta ukayibwira uti ukayibwira ibibazo byawe, barakumva, kuko bigaragara ko ntawe ufite, ntabwo leta yakujugunya. Tubona abantu leta benshi ifasha bitewe n'ingorane bagize, ntabwo rero ari wowe wananira nakuba wafashwa. Icy'ingenzi ni uko ugaragaza ko ufite umutima wo gushyira mu bikorwa, gutanga ubutabera. Iyo utanze ubutabera nawe urabuhabwa. Reka rero ikiganiro cy'uyu munsi gisoreza aha ngaha. Ndabashimira ko mwagikurikiye, muzakomeza kugikurikira ndetse muzagisangize n'abandi, kuko iyi nyigisho dufite aho duhuriye nayo twese. Ntawe utahura n'urubanza, yaba warutsinze cyangwa warutsinzwe. Ariyo mpamvu iyi nyigisho ikwiye kugera ku bantu benshi. Uko mubikora, mukora subscribe, ubundi mugasharinga cyangwa mukabisangiza abandi. Icyo gihe muba mufashije n'abandi kumenya ibyiza cyangwa se iby'ubutabera bakwiye kumenya, ariko natwe muba muteye inkunga ikiganiro cyacu kugira ngo tuzakomeze kubagezaho ibindi biganiro. Reka mbararikire rero kuzakurikira ibindi biganiro bizakurikiraho, biracyahari byinshi cyane, amategeko ni manini cyane, ariko nzagenda nibanda cyane ku yo duhura nayo buri munsi. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza.